tubahaye ikaze. Iki ni igice cya 9 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Duherukana ababyeyi ba Kamariza biyemeza kwita kuri barumuna be, undi ngo bakamureka akerwanaho. Nawe kandi abifashijwemo n'inshuti ya Rosine bari batangiye gushakisha igisubizo cya bimwe mu bibazo uwo mwana yari afite. Rosine yatangiye gushaka amakuru y'ahantu hari inzu ikodeshwa kandi nanone idahenze, ndetse aza kumva ko hari aho iri. Abibwira inshuti ye bashaka akanya bajya kureba uko imeze. Iyo nzu basanze nubwo ari nto ariko ari nziza, ndetse bahavuye bayishyuye. Bari mu nzira bataha, Rosine abwiye Kamariza ko byaba byiza aramutse agize ibikoresho bimwe na bimwe nk'ibiryamirwa asaba iwabo. Kamariza nawe yamubwiye ko yahoze atekereza kujya kwaka umufariso yajyaga akoresha akiri ku ishuri, ko ariko yagize ubwoba bw'uko bamwumvira ubusa. Gusa inshuti ye imubwira ko baramutse bayimwimye nabyo yabimenya, ko ariko atari byiza ko yabatekerereza. Nuko undi ahita amubwira ko agiye kuhaca agapfa kuruta. Kamariza yese yerekeza iwabo, naho umwana nawe asubira iwabo. Kamariza yasanze nyina ari uhari, amubonye azamusatira amubaza uko ameze, undi amusubiza ko ameze neza. Nuko nyina ahita amubwira ngo naza ajye kugira icyo amwereka, ahita amujyana mu gikoni. Bahageze, nyina yese afata isahane ngo yarurire umwana w'ibyo kurya, gusa undi amubwira ko yariye. Nuko nyina aramubwira ati mwana wa, rwose so yababajwe n'ibyakubayeho, kandi Kamari nkomeje kumuhatira kukubabarira byazana umwuka mubi hagati yacu. Rero nahisemo kumureka agakora icyo ashaka, wenda umunsi azumva bimujemo azakubabarira. Nuko Kamariza amubwira ko rwose nawe azi ko yakosheje, kandi ko ari umubyeyi wamwumva, ko ariko hari icyo yaraje kubasaba. Nuko nyina amubaza icyo ari cyo, undi aramubwira ati Rosine yafashije gushaka inzu nabamo, ndetse twayibonye, mvuye no kureba uko imeze kandi dusize tuyishyuye. Gusa nanone hari udukoresho tumwe na tumwe ntari mfite, nari nje ngo byibura mbinginge mutume. Nyina yaramushubije ati mwana wanjye se none natuguha sakabimenya namukizwa n'iki? Bakimuvuga uwo mugabo abagezaho avuye kwahirira amatungo ye. Abonye Kamariza yaramubajije ati bite Kamari? Ndamubwira ko ameze neza, ko yaraje gutwara imyenda ye. Sahise yikomereza mu bye, maze Kamariza aramubwira ati ese byakunda ko najyana amafariso nakoreshaga nkiri ku ishuri? Nuko se aramubwira ati ubujyane kuko n'ubundi n'uwawe. Nuko Kamariza ashimira se. Se aramubwira ati Kamariza mwana wanjye, wihangane twumve, wumve ko tutakwirukanya aha kuko tukwanze, ahubwo no kugira ngo byibura ujye umenya ko watubabaje. Kamariza yamubwiye ko nubwo bitoroshye kubyakira, ko ariko abumva ngo kuko ntacyo batamukoreye. Nuko Kamariza afata imyenda ye mike, nyina amuha n'udukoresho tumwe na tumwe two mu gikoni ngo ajye twifashisha, ndetse na wa mufariso arabujyana. Nyuma y'iminsi 2 ya telefone ya Kamariza yabonye umukiriya, arayitanga, nawe agura agatelefone gato ko kujya yifashisha. Yaguze n'utundi dukoresho twibanze yaburaga, ubundi arimuka asezera ababyeyi b'inshuti ye, ndetse ababwira aho agiye n'igitumye ajya kuba muri ubwo buzima. Bashimye ubutwari bw'uwo mwana, kuko nubwo koko yari yarakosheje, ariko byibura yari yanagerageje kwakira igihano ababyeyi be bari bamuhanishije. Inshuti ya Rosine barajyanye kugira ngo abanze amutinyure iyo nzu. Bahageze, umwe yateguye amafunguro, undi akora isuku. Barangije barasangira, ubundi baganira n'icyo umwana agomba kujya akora bakurikije amafaranga bari bafite. Banzuye ko agiye kujya arangura imboga n'imbuto, ubundi akabicuruza. Ku munsi wa mbere, Rosine yaherekeje inshuti ye ku isoko gushaka icyo bacuruza, ndetse nubwo bwari ubwa mbere barafatanyije babona ibyo bashakaga. Bavuye aho berekeza mu gasoko kari hafi y'aho Kamariza yari yatangiye kuba, kuko hari amafaranga basabwaga gutanga na Kamariza yari yatanze, ubundi ahabwa ikibanza cyo gukoreramo. Uwo munsi nubwo wari uwa mbere, ariko waragerageje. Watangaga icyizere ko nta kabuza bizageraho bikagenda neza.
Rosine yamaranye iminsi mike n'uwo mwana amufasha kwisanga muri ubwo buzima bushya, ariko nanone nawe yagombaga gusubira iwabo. Buri bucya ataha, Kamariza yamubwiye ko yashimishwaga no kuba bari kumwe kuko yamufashaga cyane. Ati bigiye gusubirira udubi. Rosine yamubwiye ko nubwo wenda mu ntangiriro bishobora kuzamugora, ko ariko gake gake azagenda amenyera ubwo buzima. Ati gusa Kamari, uramenya uko uzitwara, ntuzabe biri hanze. Kamariza yamushubije ko ibyo yakoze byamuhaye isomo, ko adashobora kongera kwisanga mu byaguyemo. Nuko Rosine aramubwira ati simvuze ko utasurwa kuko nta gihano urimo kikubuza kubaka ubucuti, gusa nanone ntuzabe nka ya nsina ngufi buri wese aca ariko uko ashatse. Mu gitondo cyakurikiyeho, Rosine abyutse ataha, Kamariza atangira kwibana. Icyo gihe nawe yabyutse ajya mu kazi, aho yarasigaye aba nubwo ari umurenge umwe n'iwabo, ariko harimo akagendo ku buryo nta bantu benshi bari bamuzi. Ibyo nabyo byamurindaga ipfunwe n'ikimwaro yari guterwa n'abamuzi bari kumubona wenda akora ako kazi navuga ko gaciriritse. Uwo mwana yarasigaye byibura arya nubwo yaryaga duke, yaryaga no kuri izo mboga ndetse n'imbuto yacuruzaga, wenda akagura uburisho. Ako kazi urebye nubwo atakavanagamo byinshi, ariko yabonaga bikomeje bityo ntacyo byaba bitwaye cyane. Yitaga ku bakiriya uko ashoboye, akabakirana urugwiro kandi akagerageza ku buryo bagenda bishimye. Abenshi bagarukaga kugura imboga cyangwa imbuto niwe barebaga. Nyuma y'iminsi mike atangiye ubwo buzima, ubwo yari mu kazi hari nimero nshya yamuhamagaye, nuko aritaba yumva n'ijwi ry'umugabo. Uwo muntu yamubajije amakuru, undi amubwira ko ari meza, nuko uwo muntu aramubwira ati ndabizi ko utamenye, gusa reka nkwibwire. Undi ati nyibwire. Uwo muntu yabwiye Kamariza ko yitwa Yohana, akaba umuvandimwe wa Niyonzima wahoze ari umukunzi we. Yongeraho ati biriya byago byabaye ntari mu Rwanda, niyo mpamvu utigeze umbona, gusa wihangane kuko ubwo nageraga ino bambwiye ibyo bagukoreye birambabaza, kuko nubwo uzi ko ntakuzi, Niyonzima yakundaga kukumbwiraho, akambwira ko agukunda kandi akanyoherereza n'amafoto yawe. Kamariza yashimishijwe no kumva byibura mu muryango wahoze ari umukunzi we hari uzi iby'umubano wabo. Nuko Yohana abaza Kamariza niba ibyumbanye ababyeyi be ko yaba yarasigiwe inda n'umuvandimwe we ko byaba ari ukuri. Kamariza amusubiza ko nubwo ababyeyi banyakwigendera banze kumwumva, ko ariko inda twite ari y'umuhungu wabo. Nuko Yohana amubwira ko nubwo abo babyeyi batabyumva, ko ariko yemera adashidikanya ko ibyo avuga ari ukuri. Ati kandi ayo ni amaraso yacu, rero njye nzakora uko nshoboye mbiteho. Ati ahubwo mu minsi mike ngiye kumara ino, nkundira nzatahe tubonanye. Kamariza amubwiye ko nta kibazo, ko ubwo nabona akanya azaza akamusohoza. Nuko undi amubwira ko agiye kubitegura akazamubwira. Yohana kandi yabajije uwo mwana niba ngo iyo nimero yaramuhamagayeho iba muri momo, undi amubwira ko ibyo atari ngombwa. Nuko umusore aramusubiza ati umva Kamari, nzi ko umugore utwite aba akeneye utuntu dutandukanye, kandi Niyonzima yambwiraga ko ari bwo ukirangiza amashuri. Rero nubwo ntazakubonera icyo uzifuza cyose, ariko nzagerageza byibura nkubonera iby'ibanze bizatuma ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe buba bwiza. Kamariza yaramushimiye, anamubwira ko iyo nimero iba muri momo, atariko simbe nkugoye. Bamaze kuvugana, Yohana yoherereje uwo mubyeyi waryo ko byari imburagihe 2020. Niko Kamariza amwandikira ko ashimishijwe n'ubwo bufasha mugeneye, ati Imana isubiza aho ukuye. Kamariza nawe yanze kwihererana iyo nkuru, ahita ahamagara inshuti ya Rosine. Bataranasuhuzanya, Rosine yahise amubaza icyamushimishije ngo kuko atari uko asanzwe. Nuko Kamariza amubwira ko koko yemeye ko Imana burya koko yumva amasengesho yabo, nubwo yajyaga atekereza ko itayumva. Nuko Rosine amubaza icyabaye. Kamariza amubwiye ko
amuhamagaye amaze kuvugana na mukuru we wahoze ari umukunzi we, ko kandi amubwiye ko yarazi umubano wabo, ko yizera ko inda atwite ari umwana wabo. Rosine aramubajije ati none baba ari abatekamutwe bashaka kugufatirana ngo bagucuze n'utwo ufite? Nuko Kamariza amubwira ko umukunzi we yajyaga amubwira ko afite umuvandimwe witwa Yohana, ko yaramweretse ko ibyo avuga ari ukuri, akaba amaze kumwoherereza ibihumbi 20. Rosine ashimishwaga no kumva inshuti yishimye kandi akababazwa n'icyababaje inshuti ye. N'icyo gihe yashimye Imana ngo kuko icyo cyari ikimenyetso cy'uko itigeze batererana. Ubwo bari bakiganira, Kamariza asabye iyo nshuti ye ko yaba yihanganye akabanza akakira umukiriya abonye. Nuko abanza kwisegura kuri uwo mukiriya kuko ngo yari ari kuvugana n'inshuti ye. Uwo mukiriya yamubwiye ko nta kibazo, nuko amubwira ibyo yari aje kugura. Nuko Kamariza arabimuha ndetse aranamwongeza. Umukiriya agiye kugenda yabajije Kamariza aho bacururiza ibindi yashakaga, nuko Kamariza nawe amubwira ko ako gace aribwo kikazamo, gusa amwereka aho yatekerezaga ko byaba biri. Gusa undi ahita amubwira ati noneho twembi turi bakina. Kamariza nawe ati cyane. Nuko umukiriya ahita amubwira ati ubwo rero tuzagenda dufasha kumenyerezanya. Nuko ahita amubwira ko yitwa Fabrice, akaba yarasanzwe atuye i Kigali, akaba ari aho ku mpamvu z'akazi. Kamariza nawe yaramwibwiye, amubwira ko nubwo ako gace atarakamenya neza, ko ariko iwabo ari aho hafi. Ati nizeye ko uzajya uza kunshorera, nanjye nzajya nkuha ibyiza. Uwo musore nawe yamubwiye ko nta wundi azajya agurira ngo kuko azi kwakira abakiriya neza, kandi koko Kamariza yageragezaga uko ashoboye akakira n'urugwiro abamugana, nubwo yari mushya muri ako kazi, ariko yari yateye ishyari abo bari badekanyije, yewe n'abari basanzwe babagurira kubwo kubura uko bagira, kuko akenshi abo bagore babakiraga bibire kuri za telefone, bari bayobotse uwo mwari wabahaga agaciro. Abasore n'abagabo bo bose niwe bazaga bahanze amaso, uretse no kuba yarakiraga abakiriya neza, yari n'umukobwa w'uburanga abasore n'abagabo bareba bakarabya indimi. Abakorera imbere bavagaho bamwatse nimero ngo kugira ngo bajye bamubaza niba afite imboga, nyamara yabaga ari amaco yo kubona icyanzu bazacamo bamuganiriza. Kamariza yakomeje kwita ku kazi ke uko bikwiye, akomeza no kwiyitaho no kwitabwaho n'abandi bantu bashya, harimo n'umuvandimwe wa Niyonzima. Yari yaramubwiye ko iwabo bamwirukanye akaba asigaye yibana. Yari yaranamubwiye icyo asigaye akora. Yohana nawe rero yaje gushaka akanya ubundi ajya kuramutsa inshuti yahoze ari umuvandimwe we. Uwo munsi mu masaha mu gitondo, kuko aribwo Yohana yari yamubwiye ko aziraho, Kamariza ntabwo yari yagiye mu kazi. Yarabyukiye mu masuku anategura ibyo aza kwakiriza uwo mushyitsi we. Nka saa 5 nibwo Yohana yageze aho. Bombi bishimiye guhura nyuma y'iminsi mike yari ishize baganira bataziranye. Yohana kandi yari yanazaniye uwo mubyeyi utuntu two kurya. Kamariza nawe yaramuzimaniye, ubundi baza kugeraho batangira kuganira. Yohana yabajije uwo mukobwa ati se uba wiyumva ute? Nuko Kamariza amusubiza ko atangiye kumenyera kubana n'umwana we, ko asigaye yirinda icyatuma ahangayika kugira ngo bitababaza umwana we. Nuko Yohana amubwira ko ari byiza kwiyakira ukamenyera impinduka ubuzima bukwerekejemo. Ati rero uzagerageze bite kuri uyu mwana, nanjye nzagufasha uko nshoboye. Uzihangane, ntuzahite ushaka undi mugabo. Byibura umwana namara kuvuka uzaba ari gutangira kubitekereza. Kamariza amubwiye ko kurera umwana uri umwe azi ko bigoye, ko ariko nanone nta gahunda yo gushaka umugabo iramuzamo. Baraganiriye, ariko Yohana asezera uwo mukobwa, amusezeranya kuzamuba hafi muri ibyo bihe. Ati ntacyo uzabura nkifite. Nk'uko yari yabivuze, nyuma y'uko Yohana avuye gusura Kamariza, yarushijeho kujya amuhamagara bakaganira, kandi bakaganira umwanya munini, ndetse byatangiye no gutera ubwoba Kamariza, aza no kubibwira inshuti ya Rosine ko ababona bidasanzwe. Icyo gihe Rosine yamubajije ko yabigenza aramutse asanze uwo mugabo wabo yaramukunze,
maze Kamariza amubwira ko nubwo yumvaga nta gahunda yo gukunda afite, ko ariko uwo musore nawe ameze nka murumuna we wapfuye, atumenye nawe kwemera akamusimbura. Ni naho dusoreje iki gice, tubasaba kuzabana natwe mu bice bizakurikira iki. Mwakoze, kandi niba mutarakora subscribe mwabikora aka kanya. Naho ubutaha rero, komeza kubana natwe, komeza gukurikira ibiganiro n'inkuru zitandukanye tugutegurira. Wanareba izo twakoze mu bihe bitandukanye. Reba nk'iyitwa nyuma y'ubukwe.